Reka gusuhuze gushimire wowe ukurikiye TV yacu aka kanya. Reka turebe inkuru zitandukanye ziriwe mu binyamakuru bitandukanye, ariko by'umwihariko reka tubanze tubasomere inkuru ivuga byinshi ku ifoto y'inkotanyi mukunda kubona kenshi. Reka tubigarukeho mu kanya gatoya. Tangire tubabwira ibijyanye n'iyi foto. Inkuru itangaje ijyanye n'iyi foto ni inkuru yanditswe n'igihe.com, ikinyamakuru cyandikirwa kuri interineti. Inkuru itangaje y'ifoto ni iyo mu 1992 igaragaraho Major General Paul Kagame. Amafoto y'urugamba rwo kubohora igihugu ashobora kuba ari amwe mu atera benshi gusesa urumeza, agatuma bagira akanyamuneza bitewe n'ubutwari bwaranze ingabo za RPA. Nubwo meze bityo, hari abayareba nka bimwe byo gushungera, abandi bagatwarwa n'amarangamutima ariko batitaye ku nkuru n'igisobanuro cyayo mu Rwanda rwa none. Imwe mu mafoto azwi cyane yo ku rugamba rwo kubohora igihugu igaragaza Major General Paul Kagame ari kumwe n'abasirikare mu nzira. Ni bake bazi aho iyi foto yafatiwe, igihe yafatiwe, uwayifashe, abayigaragaraho n'ibindi. Iyo foto igaragaza General Paul Kagame yambaye ishati y'icyatsi, ipantaro nayo ijya gusa n'icyatsi ariko yerurutse. Igaragaza abandi basirikare ba RPA, bamwe bambaye nkawe, abandi batambaye nkawe, bambaye kaki, bambaye nyine mukotanyi, mu gihe undi umwe yambaye impuzankano itandukanye n'iy'abandi. Uhereye iburyo bw'iyo foto hari Tom Byabagamba, warafunzwe nyuma yo guhamywa n'ibyaha byatumye yamburwa impeta za gisirikare. Inyuma ye hari Lieutenant Major General Frank Mugambaye, wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda ndetse ubu ni umugaba w'agateganyo w'inkeragutabara. Ku rundi ruhande ibumoso hariho Colonel Happy Ruvusha, Major Kanyoni, mu gihe umukobwa muto uri inyuma ya Kagame wambaye ingofero y'umukara ari Lieutenant Colonel Lydia Bagwaneza. Umusirikare uyigaragaraho inyuma yitwa Retired Captain Kanyankore Celestin. Lieutenant Colonel Bagwaneza niwe mukobwa wenyine uri kuri iyi foto, mu gihe abandi bose ari abagabo. Ari mu barinzi ba Major General Paul Kagame kuva kera mu gihe cy'urugamba, n'ubu aracyarimo. Amafoto na videwo byo kubohora igihugu byafashwe n'itsinda ry'abagabo batatu bakoraga kuri radiyo Muhabura, harimo n'umwe wakoraga amakuru mu Cyongereza kuri iyo radiyo, wanakoze nyuma kuri radiyo Rwanda. Bose ntabwo wibuka uwafashe iyo foto muri bo, gusa icyo bahurizaho ni uko yafatiwe i Nyagatare mu Mutara ahitwa Bushara mu mwaka w'1992, kandi bari bahari. Bahuriza ku kuba barafataga amafoto menshi, hanyuma ababakuriye bagatoranyamo agomba gukoreshwa n'andi atari ngombwa. Kamera zakoreshwaga ntabwo ari izaguzwe, ahubwo zari zo bamwe bagiye bazana bazivanye mu bihugu babagamo nk'imisanzu. Nuko inkotanyi zabonye mudasobwa zirimo yavuye muri Canada izanywe n'umwe mu ngabo za RPA. Uwambaye ingofero y'umukara muri iyi foto n'ishati y'icyatsi kibisi ni Major Paul Kagame. Uwambaye ingofero ya kaki inyuma ya Kagame ni Retired Major General Frank Mugambaye. Uwambaye umwambaro w'icyatsi kibisi hose n'agapira k'umukara imbere ni Tom Byabagamba. Umukobwa wambaye agapira k'ubururu inyuma ya Kagame ni Lieutenant Colonel Lydia Bagwaneza. Uwambaye agapira k'umweru ni Colonel Happy Ruvusha, naho uwambaye ingofero y'umukara ku ruhande rw'ibumoso ni Major Kanyoni. Umusirikare gusa n'uri inyuma y'abandi bose, inyuma ya Lydia ni Retired Captain Kanyankore Celestin. Umukobwa rukumbi ugaragara kuri iyi foto se ni muntu ki? Kimwe mu biteye amatsiko kuri iyi foto ni umukobwa muto uyiriho, mu gihe abandi bose ari abagabo, bigaragaza ubwitange bw'abaranze ku rugamba rwo kubohora igihugu n'uburyo kuva
kera Perezida Kagame yari yarimakaje guteza imbere umugore. Ubu afite ipeti rya Lieutenant Colonel mu gisirikare cy'u Rwanda. Nta mugore n'umwe uri mu ngabo z'u Rwanda uri hejuru yaryo, kuko abafite iryo peti hejuru bose niryo bafite. Ndavuga nyine abafite ipeti ryo hejuru mu gisirikare cy'u Rwanda b'abagore bafite ipeti rya Lieutenant Colonel. Ni umubyeyi w'abana batatu b'abakobwa urangwa n'urugwiro aho ariho hose. Yashatse muri 2000. Ubu imfura ye ifite imyaka 20. Umuntu wese uzi neza Lieutenant Colonel Bagwaneza azakubwira ko izina rye ari ryo muntu. Hari umunyamakuru w'Igihe wigeze kwitabira inama yabereye muri Intare Conference Arena, hagera abantu benshi basa n'abamaze kwicara. Lieutenant Colonel Bagwaneza yari ahagana inyuma hafi y'umuryango, aramwegera amubaza niba afite aho yicara, undi amubwira ko naho. Yafashe iya mbere ajya kumushakira intebe, aragaruka amuyobora aho ajya kwicara. Ni ibintu bigaragaza uburyo izina wa mugani ari ryo muntu. Akunda kugaragara mu bikorwa hafi ya byose umukuru w'igihugu aba yitabiriye, gusa inshuro nyinshi ntaba yambaye impuzankano ya gisirikare, ahubwo aba yambaye imyambaro isanzwe y'amabara y'umweru n'umukara. Niwe wari ucungiye umutekano Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ubwo aheruka mu Rwanda. Amafoto yose y'uwo munsi umuntu uzabona ari inyuma ya Samia wambaye agatambaro mu ijosi uzamenye ko ari Bagwaneza. Uko yinjiye mu gisirikare ni gute? Noneho sasa rero abazi neza Lieutenant Colonel Bagwaneza basobanura ko yinjiye mu gisirikare kiri muto, ku buryo n'iyi foto yafashwe ari mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko, ubwo mu gace k'iwabo habaga ubukangurambaga busaba ababyeyi gutanga abana babo ngo bajye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Lieutenant Colonel Bagwaneza yasabye nyina kumuha ubwo burenganzira, undi nawe ati wagenda nta kibazo. Muri 2014 Lieutenant Colonel Bagwaneza wari ufite ipeti rya Major mu ngabo z'u Rwanda yigeze kubwira itangazamakuru ati twabayeho twicwa n'inzara mu buzima bubi, nta myambaro, tubona impfu z'inshuti, twari tuzi ko umunsi uwo ari wo wose dushobora gupfa. Uyu mubyeyi yasobanuye ko yagiye mu gisirikare kuko yari azi icyo aharanira mu gikorwa cya Imbuto Foundation cyo gushimira abakobwa batsinze neza mu mashuri cyabaye muri 2017. Ndetse na Colonel Bagwaneza yabasangije uko yavuye mu buhunzi akinjira mu gisirikare, anabasaba kwigirira icyizere no gukora cyane mu gihe bashaka kugera ku ndoto zabo. Ati nabyiyemeje nkiri muto kuko numvaga ko mfite ubushobozi nka bagenzi banjye twari mu myaka imwe. Abakobwa barashoboye nk'abahungu bagenzi babo, icyo bisaba ni ukwigirira icyizere gusa. Nta kintu cyari kigoye kuri twe, twarwanaga nka bagenzi bacu b'abagabo, ntabwo twigeze dutsindwa ngo kuko turi abakobwa. Kongera ubushobozi abari n'abategarugori byatangiye kera, bikozwe na Perezida wacu Paul Kagame. Muri 2016 yigeze gusaba abagore kwinjira mu gisirikare kuko ari guteza imbere umuntu nk'uko undi isanzwe ikorwa n'abasivile. Winjiye mu barinda umukuru w'igihugu nta hantu na hamwe. Lieutenant Colonel Bagwaneza aravuga ko yinjiye mu barinda umukuru w'igihugu by'umwihariko ko byagenze mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, ngo aba ari umwe mu barinda umugaba mukuru w'ingabo za RPA. Umwe mu bazi neza amateka y'uyu musirikare yabyigiye ko mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu Lieutenant Colonel Bagwaneza ari umwe mu bakobwa bato bari mu gisirikare, ngo abenshi mu basirikare bajyaga bamutereraho urwenya bibaza ukuntu uwo mwana yagiye ku rugamba. Hari ibivugwa ko ngo General Major Paul Kagame wari uyoboye urugamba yigeze kumubona abandi bagiye ku mirimo itandukanye, aramubwira ngo wowe ngwino tujyane. Kuva ubwo aba yinjiye mu barinda umukuru w'igihugu, inshingano agikora kugeza n'ubu. Umwe mu bantu bamuzi neza yaba mu kazi no hanze yako yabwiye Igihe ko kimwe mu bimuranga ari uko igisirikare gihora ku isonga mu byo akora byose. Ibyo ngo bituma n'izindi nshingano zikora neza nta kibazo. Nyuma y'akazi aba ari umubyeyi wita ku rugo rwe, wita ku bana be, bitandukanye na bya bindi usanga abantu bava mu kazi bagakomeza kwitwara nk'uko bari bameze bakarimo. Hari abantu baturanye nawe bigeze kuvuga ko
hashize igihe kinini batazi ko ari umusirikare kubera imyitwarire ye yo kwicisha bugufi. Abana be inshuro nyinshi bagiye bifashisha imbuga nkoranyambaga bakamugaragaza nk'umubyeyi mwiza wita ku muryango. Imfura ye muri 2017 yanditse kuri Twitter iti mu myaka 25 ishize uyu mugore mubona hano yari ku rugamba rwo kubohora igihugu, ni ishema no kuba mwita mama. Rero muri rusange turagushimira ku bwitange bwawe no guha byose igihugu cyawe. Ubwo Perezida Samia Suluhu aheruka mu Rwanda, umwe mu bari bamurinze yari Lieutenant Colonel Lydia Bagwaneza uri inyuma wambaye ishati y'umweru. Indi nkuru yiriwe ivuga mu Rwanda ni uko ingabo z'Ubuholandi ziri gukorera imyitozo igakaye ku butaka bw'u Rwanda. Uko imyaka ishira indi igataha, u Rwanda ni kimwe mu bihugu bigaragara ko bifite igisirikare cy'umwuga kandi kirangwa n'ubunyangamugayo. Ibi bituma kuri ubu rusigaye rwakira amahugurwa n'imyitozo y'abasirikare baturutse hirya no hino ku isi. Wabo u Rwanda ruheruka kwakira n'abagera ku 150 babarizwa mu gisirikare cy'Ubuholandi kirwanira ku butaka kizwi nka Royal Netherlands Army. Mu Gushyingo 2021 nibwo abasirikare bo muri bato ya 44 bageze mu Rwanda, bari muri gahunda y'imyitozo yo kurwanira ku butaka bagomba kurukoreramo. Batangiye imyitozo yabo tariki 28 Ugushyingo 2021 mu kigo cya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo. Bikaba biteganyijwe ko bazayisoza kuwa 22 Ukuboza 2021. Ubwo abo basirikari basuraga urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Bivaga yavuze ko kuba bahisemo gukora imyitozo yabo mu gihugu bigaragaza umubano mwiza u Rwanda rufitanye n'igihugu cy'Ubuholandi. U Rwanda n'Ubuholandi bisanzwe bifite umubano ukomeye n'ubufatanye bya gisirikari bikubiye mu masezerano yashyizweho umukono kuwa 14 Kamena 2005. Igisirikare cy'Ubuholandi cyakora imyitozo mu Rwanda si ibintu byoroshye kuko kibarwa mu bikomeye mu mugabane w'i Burayi no ku isi yose. Amakuru dukesha Business Insider agaragaza ko igisirikare cy'Ubuholandi kiza ku mwanya wa 15 mu bya mbere bikomeye i Burayi, inyuma y'ibihangange nk'Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza, Turukiya, Ubudage n'Ubutaliyani. Buri mwaka igisirikare cy'Ubuholandi kigizwe n'abarenga 50,000 gikoresha ingengo y'imari ya miliyoni 9.84 by'amadolari y'Amerika. Amakuru agaragaza ko gifite indege zirenga 165 n'ubwato bw'intambara 56. Igihe yateguye amafoto agaragaza imyitozo igakaye bamwe mu basirikare bagize bato ya 24 mu gisirikare cy'u Rwanda, ndavuga cy'Ubuholandi kirwanira ku butaka, bari gukorera mu Rwanda. Iyi myitozo rero iri kubera mu kigo cya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo. Abasirikare bageze mu Rwanda mu Gushyingo 2021 bazamara ibyumweru 3 barwitorezamo. Igisirikare cy'Ubuholandi kiri mu bihambaye ku isi ku bikoresho byifashishwa mu rugamba. Uyu ari kureba ibyerekezo bimufasha kumenya uko yitwara ku irasaniro. Abasirikare b'Abaholandi bari mu Rwanda ni intoranywa mu bagize bato ya 44. Umutima wabo bawerekeza ku kazi igihe cyose, kandi umwe mu basirikari aterera isaruti bose mugenzi we nubwo bari mu myitozo y'urugamba. Ntibibagirwa ingamba zo kwirinda COVID-19 zirimo kwambara neza agapfukamunwa. Ikindi kandi gukorera imyitozo ikakaye ntibyabuza kumwenyura. Imyitozo iri gukorerwa ijyanye no kurwanira ku butaka, bari kwije mu bikoresho bigezweho. Ni ihame mbere yo kurasa babanza gutunganya imbunda zabo. Ikindi kandi burya igisirikare cy'Ubuholandi ni kimwe mu bikomeye ku mugabane w'i Burayi. Ikindi bafite imbunda n'ibikoresho bigezweho. Mu gihe cy'imyitozo bafite ikinyamakuru Kigali Today cyanditse ko Umunyarwanda ugeze mu Bubiligi cyangwa ubayo ashobora gusura inzu ndangamurage ya African Museum agasobanukirwa na byinshi mu byaranze amateka y'u Rwanda imyaka ya kera biri muri iyo nzu.
Bimwe mu biranga amateka y'u Rwanda usanga mu nzu ndangamurage ya Africa Muze. Mbere yo kujya ku bijyanye n'ibyo umuntu yasura muri imwe mu nzu ndangamurage zikomeye ariyo Africa Muze, reka tubanze tugaruke ku ivuka ry'iyi nzu ndangamurage imaze imyaka ijana ariko ku isura ikaba igaragara nk'aho yavutse ejo. Iyi nzu ndangamurage yavutse mu gitekerezo cy'umwami Leopold wa kabiri uyoboye igihugu cy'Ububiligi mu gihe cy'imyaka 40. Ni umwami ukomeye mu mateka y'Ububiligi kuko byinshi bihari mu bikorwa by'iterambere byabayeho mu gitekerezo cye. Muri ibyo n'ubu bikomeje kugaragaza ubuhanga n'ubuhangange bw'icyo gihugu ku isi, harimo guteza imbere inganda. Mu bihe bye Ububiligi bigeze kuza ku mwanya wa 8 ku isi mu bijyanye n'inganda. Ububiligi ni nacyo gihugu cya kabiri ku mugabane w'Uburayi cyagize umuhanda wa gari ya moshi uhuza umujyi w'intara nyuma y'Ubwongereza. Nubwo kuri Afurika afite isura itari nziza kubera ibyaha by'ubwicanyi byakozwe n'ingabo z'Ababiligi mu bihe by'ubukoloni, ibikorwa bye mu Bubiligi barabyubaha kuko iyo ugenda muri Bruxelles n'ahandi uhasanga ibirango bye. Mu Bubiligi barabyubaha kuko iyo ugenda nyine muri Bruxelles n'ahandi usanga ibirango bye n'uduce twinshi twamwitiriwe. Uyu mwami w'amateka mu Bubiligi niwe wazanye igitekerezo cyo gushinga inzu ndangamurage ya Africa Muze, yahoze yitwa inzu ndangamurage y'ubwami y'amateka ya Afurika yo hagati Musée de Afrique Centrale. Igitekerezo cyo gushinga iyi nzu ndangamurage cyaje nyuma y'uko hari habaye imurikagurisha ry'umwaka w'1897 ryabereye i Buruseli. Ifoto y'umugabekazi Kankazi n'umwamikazi Gicanda mu ishyingurwa ry'ibwami by'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umunyamateka akaba n'umukozi w'iyo nzu ndangamurage mu ishami ry'ubushakashatsi mu gushyingura inyandiko, Dr Dante Singiza avuga ko ibyo murikagurisha ryabaye mu bihe by'ubukoloni, igihe bwari bugezweho cyane ku isi bufatwa nk'ishema ku bihugu bikomeye. Iryo murikagurisha ryitabiriwe n'ibihugu byo mu mugabane w'Uburayi bishishikajwe no kwerekana ibikorwa bijyanye n'ubukoloni byakoraga hatandukanye muri Afurika. Muri urwo rwego Ububiligi bwitabiriye iryo murikagurisha ryari ryanabereye kandi muri icyo gihugu. Muri icyo gihe herekanwa ibyo Ababiligi bari baragezeho muri Congo, bamuritse ibijyanye n'amabuye y'agaciro, inyamaswa ndetse n'uburyo bavugaga ko bagenda bageza Abanyakongo ku iterambere. Ibi ngibi bita civilisation. Iryo murikagurisha ryaramamaye cyane maze umwami Leopold wa kabiri afata icyemezo cyo kubaka inzu ndangamurage. Yubaka iyo nzu iri Itevelene mu cyanya cy'ubwami kugira ngo yerekane ibirimo bikorerwa muri Congo, ariko nanone kugira ngo yerekane ishusho nziza y'ibyo akora muri Congo, kuko hari hatangiye kuba impaka z'ibyo barimo barakora muri Congo, kuko harimo haba impfu z'abantu nyinshi ku bijyanye no gushaka kawucu yakoreshwaga mu gukora amapine y'imodoka. Imodoka itwaye umugogo w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ari ifoto igaragara aha ngaha mu imurikagurisha rya Bruxelles. Leopold wa kabiri yazanyemo abaturage bo muri Congo, aramurika agaragaza uko babagaho, aho yari yarabubakiye ahantu habo, abazungu bakaza kubasura. Ubwo bahageraga 7 muri bo bahise bapfa kubera ubuzima bwari buhindutse bageze mu gice cy'isi gikonja cyane, ko baje mu bihe by'ubukonje.
nyuma y'uko iryo murikagurisha ritanze umusaruro, aho yaje abantu basaga miliyoni ebyiri bazaga kureba aho abaturage bo muri Congo berekanwaga nk'inyamaswa z'imene. Nubwo we yagiraga ngo yerekane ko atari muri Congo kubw'inyungu ze, ahubwo harimo no guhindura ubuzima bwabo, yafashe icyemezo cyo gushinga inzu ndangamurage izajya ikomeza gukora ibikorwa nk'ibyo. Yiyemeje kuyishinga itangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda n'ibiri, agenda akusanya ibikoresho bimaze kuba byinshi, yafashe icyemezo cyo kubaka ingoro ngari. Imirimo y'ubwubatsi yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na kane, bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda n'umunani, umwami Paul kabiri yafashe icyemezo cy'uko Congo yari umutungo we bwite, ko iba igihugu gikolonizwa n'Ububiligi, maze nyuma yo kuyitanga yitwa Congo Belge cyangwa Congo Mbiligi. Ingoro yari yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda n'umunani yitwaga Musée du Congo, maze guha Congo Ububiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda n'umunani yahise yitwa Musée du Congo Belge. Umwaka wakurikiyeho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda n'icyenda, umwami Paul wa kabiri yarapfuye kuko atari yarabyaye umuhungu, asimburwa n'umwishywa we ariwe umwami Albert wa mbere. Umwaka wakurikiyeho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi nibwo Albert wa mbere yafunguye ku mugaragaro inzu ndangamurage ya Congo Mbiligi. Mu myaka yakomeje mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na kabiri, iyo ngoro yaje guhabwa indi nyito izanye nanone nuko yari igiye kuba ikigo cy'ubwami, hinduye izina yitwa Musée Royal du Congo Belge. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, Congo imaze kubona ubwigenge, iyo ngoro yahinduye inyito yitwa ingoro ndangamurage y'umwami, irebana n'umurage wo muri Afurika yo hagati, Musée Royal d'Afrique Centrale. Yakomeje kuri iryo zina mu mwaka wa 2020, izihiza isabukuru y'imyaka 100 yari imaze ifunguwe ku mugaragaro. Umwami Albert wa mbere, nyuma yo kunengwa ko iyo nzu yakomezaga kugaragaza amateka ya politiki yamatse ibihugu n'ivangura, mu mwaka wa 2013 hatangiye ibikorwa byo kuyivugurura ku nyubako ndetse no ku bikoresho byamurikwaga. Ikintu cyavugururwaga mu bijyanye n'ubutumwa yatambutsaga bwari uburyo abanyafurika babonwaga n'abanyaburayi n'abandi bazungu. Wasanga ibitekerezo bya gikoloni bitarigeze bihinduka. Urugero, umwirabura uko yagaragazwaga mbere ni nako byari byakomeje, ahubwo umwirabura yagaragazwaga nk'udafite umuco, utagira kirazira, wibera mu bupfumu, ufatwa nk'inyeshyamba, umwicanyi n'inyamaswa. Inka yasizwe imiti iyumisha ngo itangirika, igaragara nk'ikimenyetso cy'ubukire mu Rwanda rwo hambere. Icyo gihe byabaye ngombwa ko iyo nzu ndangamurage itangira urugendo rwo guhindura iyo myumvire. Imaze kuvugururwa, yongeye gufungura imiryango ya 17, igaruka yitwa Africa Musée cyangwa se inzu ndangamurage ya Afurika. Nyuma yo kugaruka ku mateka y'iyi nzu ndangamurage ibitse byinshi ku mateka ya Afurika mbere, mu gihe cy'ubukoloni na nyuma yabwo, Kigali Today yabakusanyirije ibintu umunyarwanda utuye mu mugabane w'Uburayi cyangwa uvuye ahandi yagatembereye yasura mu nzu ndangamurage ya Tevrin. Ibirango by'ubutegetsi. Igisigo cy'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, inkoni y'ubwami y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri, amashyoro y'ibikomangoma cyangwa amashyoro yambarwaga n'abagore b'umwami. Ibi byose byatanzwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, ubwo yigiriraga uruzinduko rwa mbere mu Bubiligi. Igisingo ni ikamba umwami yambaraga
yarikoreshaga uko abyifuza. Irya Rwabugiri ryari rikozwe mu bwoya bw'inguge yitwa korobe iba muri Nyungwe. Hari amashyoro y'ubwoko bwinshi, hari ayarakoze mu duti, akaba ari uduti twambarwaga ku misaya. Utwo duti hari ubwo twabaga dutatse cyangwa se tudatatse. Iyo twabaga dutatse twabaga dutakishije amasaro ku duti, cyangwa ayo mashyoro twambarwaga n'abantu bakomoka ku mwami, ni ukuvuga ibikomangoma n'abagore b'umwami, cyangwa se abandi bantu bafitanye isano ya hafi n'ibwami. Hari n'amashyoro yabaga akoze mu miringa, yambarwaga mu gahanga cyangwa se mu misaya n'ibikomangoma n'abagore b'umwami. Ibisigaratongo by'umwami Cyilima wa kabiri Rujugira. Aha harimo amashusho y'iyo mva na bimwe mu bikoresho zasanzwe mu mva ya Cyilima wa kabiri Rujugira, ibikoresho by'umwimerere byo mu Rwanda mu ngoro ndangamurage iri i Butare. Ayo mashusho yerekana ibikoresho byari biri mu mva, uko imva yari iteye, ndetse harimo n'amafoto y'uko umugogo w'umwami Cyilima wa kabiri Rujugira wasanzwe aho wari warashyinguwe i Gaseke mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri, umubwiriza Yuhi wa gatanu Musinga, kugira ngo utazagwa mu maboko y'Ababiligi bari bamaze kwimika umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Amateka y'ubukoloni bwabaye muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi. Uretse amafoto atandukanye yo mu bihe by'ubukoloni ari ku nkuta, harimo ingengabihe igaragara ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ingengabihe yerekana amateka y'ibihugu kuva mu gihe cya gikoloni kugeza mu myaka ya vuba ya 2017. Iyi ngengabihe yifashisha amafoto, amashusho n'ubusobanuro bw'amagambo. Mutara wa gatatu Rudahigwa ni umwe mu bami b'u Rwanda wagiranye umubano mwiza n'inzu ndangamurage ya Théophile, kuko yayisuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani. Ibijyanye n'ubukungu n'ubutunzi bwo mu Rwanda. Ku bijyanye n'ubukungu, harimo inka isanzwe ifatwa nk'ikimenyetso cy'ubutunzi mu Rwanda rwo hambere. Ni inka nyayo itari ikibumbano, yasizwe imiti kugira ngo itangirika ikomeze kugaragara nk'inka. Iyo nka uyibona n'umubiri wayo, amahembe ndetse n'ubwoya bwayo. Icyumba kigaragaza imibereho y'Abanyafurika bo muri diaspora mu Bubiligi. Icyo cyumba cyerekana ingendo z'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yagiye agirira mu Bubiligi mu bihe bitandukanye, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, urugendo rw'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu, urugendo rw'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani, rwabaga imurikagurisha mpuzamahanga i Buruseli. Muri iryo murikagurisha yari yaherekejwe n'umugore we umwamikazi Rozaliya Gicanda, ndetse n'umugabekazi Nyiramavugo wa kabiri Kankazi Radegonda. Yari yaherekejwe n'umunyamabanga we Jean Berkimas Kimenyi bya Karyabwite. Yari yanaherekejwe na murumuna wa nyina Nyiramavugo wa gatatu Kankazi ari we Imakurata Kabanyana. Uretse abo, yaje anaherekejwe n'intore zaserukiye u Rwanda mu ndirimbo no mu mbyino gakondo. Inzobere mu mateka Dr Dansingiza avuga ko intore zari zaje zageraga nko kuri 200 agereranyije, ariko avuga ko atahamya umubare neza. Byaranze uruzinduko rwa Rudahigwa mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, muri 1955 ndetse no muri 1958.
Iyo nzu ndangamurage usangamo ibigendanye n'uruzinduko rwa Rudahigwa mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, aho yaje aherekejwe n'abatware be batatu ari bo Godefroid Kamuzinzi watwaraga u Bugoyi, Justin Gashugi watwaraga Buhanga-Ndara, hakaba na Michel Kayihura watwaraga Nyaruguru ndetse n'uwari umunyamabanga w'umwami Pascal Ngoga. Mu imurikagurisha rya mbere iyi nzu ndangamurage ivuka hamuritswemo n'ubuzima abirabura babagamo, abanyaburayi bakaza kubareba ari benshi nk'uko bareba inyamaswa. Singiza avuga ko icyo gihe urwo rugendo rwahinduye isura y'Abanyarwanda mu Bubiligi. Ati aho ngaho niho Abanyarwanda batangiye guhindura isura, babafataga mu Bubiligi. Isura y'Abanyarwanda yatangiye kwinjira mu mitwe y'Ababiligi, imico baje berekana ndetse n'igihagararo cyabo cyatangazaga benshi. Abo batware bose usibye Pascal Ngoga bose uko ari batatu n'umwami Rudahigwa bari abantu barebare bareshya na metero ebyiri. Iyo shusho yinjiye mu Babiligi ko Abanyarwanda ari abantu barebare bafite igihagararo. Ikindi Dr Singiza avuga cyasigaye mu mutwe y'Ababiligi ni uko Abanyarwanda baje ari abantu bacisha make, bavuga makeya, bakamenya kwanga umugayo, ngo hari ibyo abaturage bo mu bindi bihugu bakoraga bo bakanga kubikora bavuga ko ari ikiziririzwa. Mu gihe abandi baturage bariraga aho babonye hose, Abanyarwanda bariraga ahantu hiherereye. Ibyo byaje gutsindagirwa nanone n'urugendo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu, umwami yakoranye n'abandi batware barimo Mungarurire Pierre watwaraga Ubwanacyambwe, igikomangoma Etienne Rwigemera watwaraga Urukiga no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani. Mu imurikagurisha rya Buruseli ubwo hari haje Abanyarwanda benshi b'intore ngo iyo mico bakomeje kuyigaragaza. Abo nabo ngo ntibariraga aho babonye, ntibariraga hanze, ntibanywa bahagaze kandi bakanywera ahantu hateganyijwe. Dr Singiza avuga ko iyo mico n'ubu yakomeje ku Banyarwanda. Ibijyanye n'indimi n'indirimbo gakondo z'Abanyarwanda, usanga muri Afurika Museum hari icyumba kirimo ibijyanye n'indirimbo n'indimi gakondo z'Abanyarwanda. Jackie Maniyaki, inzobere mu ndirimbo, ari mu itsinda ririmo gutegura isohoka ry'ikoranyamagambo y'Ikinyarwanda n'Igifaransa imaze imyaka 40 itegurwa. Icyumba kirimo amafoto, amashusho ndetse n'ibisobanuro, harimo n'ibikoresho by'umuziki byifashishwaga mu kuririmba no kubyina ku Banyarwanda. Muri ibyo bikoresho harimo n'ingoma z'amoko yose, amakondera, ibibubura, ibibuguzo, inanga, iningiri n'amakondera arimo ibyiciro byinshi nk'insengo, umurangi ndetse n'ikanka. Icyo cyumba kirimo n'abaririmbyi b'Abanyarwanda n'ibisobanuro ku bijyanye n'ibisakuzo, inyunguramagambo ku nka no ku mazina y'inka, ibisobanuro ku bijyanye n'ururimi rw'Ikinyarwanda rurimo igicumbi bigaragaza ko Ikinyarwanda ari ururimi rw'abo bantu nk'uko bigenda bigaragazwa no kwitiranwa k'uduce na tumwe tubarizwa muri Afurika yo hagati, Amajyepfo n'Iburasirazuba. Aho urugero rutangwa ni uko mu Rwanda uhasanga agace kitwa Nyanza, ugasanga Kenya, ugasanga Malawi ndetse na Uganda. Amafoto, indirimbo na filimi bijyanye n'u Rwanda. Mu nzu ndangamurage Africa Museum uyisuye ahasanga kandi amafoto atandukanye y'abantu barimo abategetse u Rwanda mu bihe bitandukanye, indirimbo zirimo imbyino gakondo zicurangishije ibikoresho gakondo nk'inanga, iningiri, ibinyuguri n'ibindi, ndetse na filimi zafashwe zivuga ku bintu bimwe na bimwe birimo imigenzo
yo mu muco nyarwanda nko kwita izina, gushyingura, gukura ikiriyo n'iyindi. Inyamaswa ziba mu Rwanda no muri Afurika zasizwe imiti ngo zikomeze kugaragara mu mwimerere. Muri Afurika harimo inyamaswa zigaragara mu isura ya nyayo, aho zasizwe imiti ngo zitangirika kuko zizanwa hashize igihe kirekire. Muri izo nyamaswa harimo inzovu, intare, imvubu, isatura, agasumbashyamba, inguge, ingagi, imbogo, igisamu, jyojyo, pangoli, imbogo, impara, imparage, inzoka, ingona, ingwe, urusamagwe, imbwebwe, umuhari, akanyamasyo ndetse n'izindi nyinshi cyane. Akarusho ku muntu utarabona iyo nyamaswa, iyo azibonye asanga zifite umubiri wazo n'umwimerere, ubwoya ndetse n'ibindi bice bitigeze byangirika kubera zibitswe mu buryo bwa gihanga butuma zitangirika. Izo nyamaswa zigaragara muri iyo nzu ndangamurage harimo izakuwe mu Rwanda ndetse n'izakuwe mu bindi bice byo muri Afurika nka Tanzania, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inzu ndangamurage ya Africa Museum iherereye mu nkengero z'umujyi wa Bruxelles mu gace ka Tervuren, ikaba iri mu nzu ndangamurage zikomeye ku isi. Irimo ibisigazwa miliyoni 10 by'inyamaswa, amabuye y'agaciro 250,000, ibikoresho by'umuziki 8,000, ubushyinguro bw'amateka archive 350, amakarita 20,000 y'ubwoko bunyuranye bw'ibiti ndetse n'ibikoresho bijyanye n'umuco karande. Guido Grisey, umuyobozi wa African Museum kuva muri 2002. African Museum niyo twagarutseho. Ikinyamakuru Kigali Today cyanditse ko umunyarwanda ugeze mu Bubiligi cyangwa ubayo ashobora gusura inzu ndangamurage ya African Museum agasobanukirwa na byinshi mu byaranze amateka y'u Rwanda y'imyaka ya kera biri muri iyo nzu. Bimwe mu biranga amateka y'u Rwanda usanga mu nzu ndangamurage ya Africa Museum. Mbere yo kujya ku bijyanye n'ibyo umuntu yasura muri imwe mu nzu ndangamurage zikomeye ariyo Africa Museum, reka tubanze tugaruke ku ivuka ry'iyi nzu ndangamurage imaze imyaka 100 ariko ku isura ikaba igaragara nk'aho yavutse ejo. Iyi nzu ndangamurage yavutse mu gitekerezo cy'umwami Leopold wa kabiri wayoboye igihugu cy'Ububiligi mu gihe cy'imyaka 20. Ni umwami ukomeye mu mateka y'Ububiligi kuko byinshi bihari mu bikorwa by'iterambere byabayeho mu gitekerezo cye. Muri ibyo n'ubu bikomeje kugaragaza ubuhangange bw'icyo gihugu ku isi, harimo guteza imbere inganda. Mu bihe bye Ububiligi bigeze kuza ku mwanya wa 8 ku isi mu bijyanye n'inganda. Ububiligi ni nacyo gihugu cya kabiri ku mugabane w'Uburayi cyagize umuhanda wa gari ya moshi uhuza umujyi w'intara nyuma y'Ubwongereza. Nubwo kuri Afurika afite isura itari nziza kubera ibyaha by'ubwicanyi byakozwe n'ingabo z'Ababiligi mu bihe by'ubukoloni, ibikorwa bye mu Bubiligi barabyubaha kuko iyo ugenda muri Bruxelles n'ahandi uhasanga ibirango bye. Mu Bubiligi barabyubaha kuko iyo ugenda nyine muri Bruxelles n'ahandi usanga ibirango bye n'uduce twinshi twamwitiriwe. Uyu mwami w'amateka mu Bubiligi niwe wazanye igitekerezo cyo gushinga inzu ndangamurage ya Africa Museum, yahoze yitwa inzu ndangamurage y'ubwami y'amateka ya Afurika yo hagati, Museum de Afrique Centrale. Igitekerezo cyo gushinga iyi nzu ndangamurage cyaje nyuma y'uko hari habaye imurikagurisha ry'umwaka w'1897 ryabereye i Buruseli. Ifoto y'umugabekazi Kankazi n'umwamikazi Gicanda mu ishyingurwa ry'ibwami
y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umunyamateka akaba n'umukozi w'iyo nzu ndangamurage mu ishami ry'ubushakashatsi mu gushyingura inyandiko, Dr Dante Singiza avuga ko ibyo murikagurisha ryabaye mu bihe by'ubukoloni, igihe bwari bugezweho cyane ku isi, bufatwa nk'ishema ku bihugu bikomeye. Iryo murikagurisha ryitabiriwe n'ibihugu byo mu mugabane w'i Burayi, bishishikajwe no kwerekana ibikorwa bijyanye n'ubukoloni byakoraga hatandukanye muri Afurika. Muri urwo rwego, Ububiligi bwitabiriye iryo murikagurisha ryari ryanabereye kandi muri icyo gihugu. Muri icyo gihe herekanwa ibyo Ababiligi bari baragezeho muri Congo, bamuritse ibijyanye n'amabuye y'agaciro, inyamaswa, ndetse n'uburyo bavugaga ko bagenda bageza Abanyakongo ku iterambere. Ibi ngibi bita civilisation. Iryo murikagurisha ryaramamaye cyane, maze umwami Leopold wa kabiri afata icyemezo cyo kubaka inzu ndangamurage. Yubaka iyo nzu iri Iteverene mu cyanya cy'ubwami, kugira ngo yerekane ibirimo bikorerwa muri Congo, ariko nanone kugira ngo yerekane ishusho nziza y'ibyo akora muri Congo, kuko hari hatangiye kuba impaka z'ibyo barimo barakora muri Congo, kuko harimo haba impfu z'abantu nyinshi ku bijyanye no gushaka kawucu yakoreshwaga mu gukora amapine y'imodoka. Imodoka itwaye umugogo w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ari ifoto igaragara aha ngaha. Mu imurikagurisha rya Bruxelles, Leopold wa kabiri yazanyemo abaturage bo muri Congo, aramurika agaragaza uko babagaho, aho yari yarabubakiye ahantu habo, abazungu bakaza kubasura. Ubwo bahageraga, 7 muri bo bahise bapfa kubera ubuzima bwari buhindutse bageze mu gice cy'isi gikonja cyane, ko baje mu bihe by'ubukonje. Nyuma y'uko iryo murikagurisha ritanze umusaruro, aho yaje abantu basaga 2 miliyoni bazaga kureba aho abaturage bo muri Congo berekanwaga nk'inyamaswa z'imene. Nubwo we yagiraga ngo yerekane ko atari muri Congo kubw'inyungu ze, ahubwo harimo no guhindura ubuzima bwabo, yafashe icyemezo cyo gushinga inzu ndangamurage izajya ikomeza gukora ibikorwa nk'ibyo. Yiyemeje kuyishinga itangira mu mwaka w'1892, igenda akusanya ibikoresho bimaze kuba byinshi. Yafashe icyemezo cyo kubaka ingoro ngari. Imirimo y'ubwubatsi yatangiye mu mwaka w'1904. Bigeze mu mwaka w'1908, umwami Leopold wa kabiri yafashe icyemezo cy'uko Congo yari umutungo we bwite, ko iba igihugu gikolonizwa n'Ububiligi, maze nyuma yo kuyitanga yitwa Congo Belge cyangwa Congo Mbiligi. Ingoro yari yatangiye mu mwaka w'1898 yitwaga Musée du Congo, maze guha Congo Ububiligi mu mwaka w'1908 yahise yitwa Musée du Congo Belge. Umwaka wakurikiyeho mu mwaka w'1909, Leopold wa kabiri yarapfuye kuko atari yarabyaye umuhungu, asimburwa n'umwishywa we ari we umwami Albert wa mbere. Umwaka wakurikiyeho mu mwaka w'1910 nibwo Albert wa mbere yafunguye ku mugaragaro inzu ndangamurage ya Congo Mbiligi. Mu myaka yakomeje mu mwaka w'1952, iyo ngoro yaje guhabwa indi nyito izanye nanone nuko yari igiye kuba ikigo cy'ubwami, indi izina yitwa Musée Royal du Congo Belge. Mu mwaka wa 1960, Congo imaze kubona ubwigenge, iyo ngoro yahinduye inyito yitwa ingoro ndangamurage y'umwami,
irebana n'umurage wo muri Afurika yo hagati, Musée Royal d'Afrique Centrale. Yakomeje kuri iryo zina mu mwaka wa 2020 yizihiza isabukuru y'imyaka 100 yari imaze ifunguwe. Ku mugaragaro, umwami Albert wa mbere, nyuma yo kunengwa ko iyo nzu yakomezaga kugaragaza amateka ya politiki yamatse ibihugu n'ivangura, mu mwaka wa 2013 hatangiye ibikorwa byo kuyivugurura ku nyubako ndetse no ku bikoresho byamurikwaga. Ikintu cyavugururwaga mu bijyanye n'ubutumwa yatambutsaga bwari uburyo abanyafurika babonwaga n'abanyaburayi n'abandi bazungu. Wasanga ibitekerezo bya gikoloni bitarigeze bihinduka. Urugero, umwirabura uko yagaragazwaga mbere ni nako byari byakomeje, ahubwo umwirabura yagaragazwaga nk'udafite umuco, utagira kirazira, wibera mu bupfumu, ufatwa nk'inyeshyamba, umwicanyi n'inyamaswa. Inka yasizwe imiti iyumisha ngo itangirika, igaragara nk'ikimenyetso cy'ubukire mu Rwanda rwo hambere. Icyo gihe byabaye ngombwa ko iyo nzu ndangamurage itangira urugendo rwo guhindura iyo myumvire. Imaze kuvugururwa, yongeye gufungura imiryango ya 17, igaruka yitwa Africa Musée cyangwa se inzu ndangamurage ya Afurika. Nyuma yo kugaruka ku mateka y'iyi nzu ndangamurage ibitse byinshi ku mateka ya Afurika mbere, mu gihe cy'ubukoloni na nyuma yabwo. Kigali Today yabakusanyirije ibintu umunyarwanda utuye mu mugabane w'Uburayi cyangwa uvuye ahandi yagatembereye yasura mu nzu ndangamurage ya Tevrin. Ibirango by'ubutegetsi. Igisigo cy'umwami Kigeli wa kane Rwabugili, inkoni y'ubwami y'umwami Kigeli wa kane Rwabugili, amashyoro y'ibikomangoma cyangwa amashyoro yambarwaga n'abagore b'umwami. Ibi byose byatanzwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu mwaka wa 1949 ubwo yigiriraga uruzinduko rwa mbere mu Bubiligi. Igisigo ni ikamba umwami yambaraga, yarikoreshaga uko abyifuza. Irya Rwabugili ryari rikozwe mu bwoya bw'inguge yitwa korobe iba muri Nyungwe. Amashyoro. Hari amashyoro y'ubwoko bwinshi, hari ayarakoze mu duti, akaba ari uduti twambarwaga ku misaya. Utwo duti hari ubwo twabaga dutatse cyangwa se tudatatse. Iyo twabaga dutatse twabaga dutakishije amasaro ku duti, cyangwa ayo mashyoro twambarwaga n'abantu bakomoka ku mwami, ni ukuvuga ibikomangoma n'abagore b'umwami cyangwa se abandi bantu bafitanye isano ya hafi n'ibwami. Hari n'amashyoro yabaga akoze mu miringa, yambarwaga mu gahanga cyangwa se mu misaya n'ibikomangoma n'abagore b'umwami. Ibisigaratongo by'umwami Cyilima wa kabiri Rujugira. Aha harimo amashusho y'iyo mva na bimwe mu bikoresho zasanzwe mu mva ya Cyilima wa kabiri Rujugira, ibikoresho by'umwimerere byo mu Rwanda mu ngoro ndangamurage iri i Butare. Ayo mashusho yerekana ibikoresho byari biri mu mva, uko imva yari iteye, ndetse harimo n'amafoto y'uko umugogo w'umwami Cyilima wa kabiri Rujugira wasanzwe aho wari warashyinguwe i Gaseke mu mwaka wa 1932 umubwiriza Yuhi wa gatanu Musinga, kugira ngo utazagwa mu maboko y'Ababiligi bari bamaze kwimika umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Amateka y'ubukoloni bwabaye muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi. Uretse amafoto atandukanye yo mu bihe by'ubukoloni ari ku nkuta, harimo ingengabihe igaragara ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ingengabihe yerekana amateka y'ibihugu kuva mu gihe cya gikoloni
Kugeza mu myaka ya vuba ya 2017, iyi ngengabihe yifashisha amafoto, amashusho n'ubusobanuro bw'amagambo. Mutara wa gatatu Rudahigwa ni umwe mu bami b'u Rwanda wagiranye umubano mwiza n'inzu ndangamurage ya Tevlin kuko yayisuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, mirongo itanu na gatanu no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani. Ibijyanye n'ubukungu n'ubutunzi bwo mu Rwanda. Ku bijyanye n'ubukungu harimo inka isanzwe ifatwa nk'ikimenyetso cy'ubutunzi mu Rwanda rwo hambere. Ni inka nyayo itari ikibumbano, yasizwe imiti kugira ngo itangirika ikomeze kugaragara nk'inka. Iyo nka uyibona n'umubiri wayo, amahembe ndetse n'ubwoya bwayo. Icyumba kigaragaza imibereho y'Abanyafurika bo muri diaspora mu Bubiligi. Icyo cyumba cyerekana ingendo z'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yagiye agirira mu Bubiligi mu bihe bitandukanye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, urugendo rw'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu, urugendo rw'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani rwabaga imurikagurisha mpuzamahanga i Buruseli. Muri iryo murikagurisha yari yaherekejwe n'umugore we umwamikazi Rosalie Gicanda ndetse n'umugabekazi Nyiramavugo wa kabiri Kankazi Radegonda. Yari yaherekejwe n'umunyamabanga we Jean Berckmas Kimenyi bya Karyabwite. Yari yanaherekejwe na murumuna wa nyina Nyiramavugo wa gatatu Kankazi ari we Imakurata Kabanyana. Uretse abo yaje anaherekejwe n'intore zaserukiye u Rwanda mu ndirimbo no mu mbyino gakondo. Inzobere mu mateka Dr. Dante Singiza avuga ko intore zari zaje zageraga nko kuri 200 agereranyije, ariko avuga ko atahamya umubare neza. Byaranze uruzinduko rwa Rudahigwa mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, muri 1955 ndetse no muri 1958. Isi y'iyo nzu ndangamurage usangamo ibigendanye n'uruzinduko rwa Rudahigwa mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, aho yaje aherekejwe n'abatware be batatu ari bo Godefroid Kamuzinzi watwaraga Ubugoyi, Justin Gashugi watwaraga Buhanga-Ndara, hakaba na Michel Kayihura watwaraga Nyaruguru ndetse n'uwari umunyamabanga w'umwami Pascal Ngoga. Mu imurikagurisha rya mbere iyi nzu ndangamurage ivuka hamuritswemo n'ubuzima abirabura babagamo, Abanyaburayi bakaza kubareba ari benshi nk'uko bareba inyamaswa. Singiza avuga ko icyo gihe urwo rugendo rwahinduye isura y'Abanyarwanda mu Bubiligi. Ati aho ngaho niho Abanyarwanda batangiye guhindura isura, babafataga mu Bubiligi. Isura y'Abanyarwanda yatangiye kwinjira mu mitwe y'Ababiligi, imico baje berekana ndetse n'igihagararo cyabo cyatangazaga benshi. Abo batware bose usibye Pascal Ngoga bose uko ari batatu n'umwami Rudahigwa ari abantu barebare bareshya na metero ebyiri. Iyo shusho yinjiye mu Babiligi ko Abanyarwanda ari abantu barebare bafite igihagararo. Ikindi Dr. Singiza avuga cyasigaye mu mitwe y'Ababiligi ni uko Abanyarwanda baje ari abantu bacisha make, bavuga makeya, bakamenya kwanga umugayo, ngo hari ibyo abaturage bo mu bindi bihugu bakoraga bo bakanga kubikora bavuga ko ari ikiziririzwa. Mu gihe abandi baturage bariraga aho babonye hose, Abanyarwanda bariraga ahantu hiherereye. Ibyo byaje gutsindagirwa nanone n'urugendo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu. Umwami yakoranye n'abandi batware barimo Mungarurire Pierre watwaraga Ubwanacyambwe, Igikomangoma Etienne Rwigemera watwaraga Urukiga no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani. Mu imurikagurisha rya Buruseli ubwo hari haje Abanyarwanda benshi b'intore ngo
imico bakomeje kuyigaragaza. Abo nabo ngo ntibariraga aho babonye, ntibariraga hanze, ntibanywa bahagaze kandi bakanywera ahantu hateganyijwe. Dr Rusingiza avuga ko iyo mico n'ubu yakomeje ku Banyarwanda. Ibijyanye n'indimi n'indirimbo gakondo z'Abanyarwanda, usanga muri Africa Museum hari icyumba kirimo ibijyanye n'indirimbo n'indimi gakondo z'Abanyarwanda. Jackie Maniac, inzobere mu ndimbo, ari mu itsinda ririmo gutegura isohoka ry'ikoranyamagambo y'Ikinyarwanda n'Igifaransa imaze imyaka 40 itegurwa. Icyumba kirimo amafoto, amashusho ndetse n'ibisobanuro, harimo n'ibikoresho by'umuziki byifashishwaga mu kuririmba no kubyina ku Banyarwanda. Muri ibyo bikoresho harimo n'ingoma z'amoko yose, amakondera, ibibubura, ibibuguzo, inanga, iningiri n'amakondera arimo ibyiciro byinshi nk'insengo, umurangi ndetse n'ikanka. Icyo cyumba kirimo n'abaririmbyi b'Abanyarwanda n'ibisobanuro ku bijyanye n'ibisakuzo, inyunguramagambo ku nka no ku mazina y'inka, ibisobanuro ku bijyanye n'ururimi rw'Ikinyarwanda rurimo igicumbi bigaragaza ko Ikinyarwanda ari ururimi rw'abo bantu, nk'uko bigenda bigaragazwa no kwitiranwa k'uduce na tumwe tubarizwa muri Afurika yo hagati, Amajyepfo n'Iburasirazuba. Aho urugero rutangwa ni uko mu Rwanda uhasanga agace kitwa Nyanza, ugasanga Kenya, ugasanga Malawi ndetse na Uganda. Amafoto, indirimbo na filimi bijyanye n'u Rwanda. Mu nzu ndangamurage Africa Museum uyisuye ahasanga kandi amafoto atandukanye y'abantu barimo abategetse u Rwanda mu bihe bitandukanye. Indirimbo zirimo imbyino gakondo zicurangishije ibikoresho gakondo nk'inanga, iningiri, ibinyuguri n'ibindi, ndetse na filimi zafashwe zivuga ku bintu bimwe na bimwe birimo imigenzo yo mu muco nyarwanda nko kwita izina, gushyingura, gukura ikiriyo n'iyindi. Inyamaswa ziba mu Rwanda no muri Afurika zasizwe imiti ngo zikomeze kugaragara mu mwimerere. Muri Africa Museum harimo inyamaswa zigaragaza mu isura ya nyayo, aho zasizwe imiti ngo zitangirika kuko zizanwa hashize igihe kirekire. Muri izo nyamaswa harimo inzovu, intare, imvubu, isatura, agasumbashyamba, inguge, ingagi, imbogo, igisamu, jyojo, pangori, imbogo, impara, imparage, inzoka, ingona, ingwe, urusamagwe, imbwebwe, umuhari, akanyamasyo ndetse n'izindi nyinshi cyane. Akarusho ku muntu utarabona iyo nyamaswa, iyo azibonye asanga zifite umubiri wazo n'umwimerere, ubwoya ndetse n'ibindi bice bitigeze byangirika kubera zibitswe mu buryo bwa gihanga butuma zitangirika. Izo nyamaswa zigaragara muri iyo nzu ndangamurage harimo izakuwe mu Rwanda ndetse n'izakuwe mu bindi bice byo muri Afurika nka Tanzania, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inzu ndangamurage Africa Museum iherereye mu nkengero z'umujyi wa Bruxelles mu gace ka Tervuren, ikaba iri mu nzu ndangamurage zikomeye ku isi. Irimo ibisigazwa miliyoni 10 by'inyamaswa, amabuye y'agaciro 250,000, ibikoresho by'umuziki 8,000, ubushyinguro bw'amateka archive 350, amakarita 20,000, ubwoko bunyuranye bw'ibiti ndetse n'ibikoresho bijyanye n'umuco karande. Guido Grisey, umuyobozi wa Africa Museum kuva muri 2002. Africa Museum niyo twagarutseho.